kubera ko n'ingingo twariho reka Lorenzo n'ingingo twariho n'uburyo mutangiye gukontrodiza musije kuko umwanya twahereye kuri ingingo saa 5 uretse gato Lorenzo ntago nguca mu ijambo kuko ntago hari ingingo twari twemeye ko tuganiraho igeze kuri mushimire yajemo stati yajemo ama message ntago hari izindi nkuru nini rukaruzungu ntago ndi hari ibyo twemera ibyo turi bwemere kuko ufite uburenganzira bwo kuvuga igitekerezo cyawe ariko ntabwo uri bukiyobore mu rwego rwo gufata ikiganiro ngo hari umuntu kwandikiye arakubabaje ngo nta macakubiri muri icyo Lorenzo nta macakubiri muri iyo message niyo umuntu twese si dutukwa si ubwa mbere dututswe haba kuri X haba kuri Instagram aho nta kibazo uratangira ariko icyo tuvuga aya masaha ntago kuba umuntu akwandikiye yuko wemera mushimire ari byo bise bivuga ko abareba bafite amacakubiri none se amacakubiri mo nayaye ntabwo wayumvishe ntayo keretse niba ari byo wazimije Lorenzo urambabaje cyane yego utake izina mwise nago nzine basanzwe bari mwita kibihira ntumutake agende muri benzi nziza ntayigendemo mushimire Jean Claude nta kirimo murambabaje cyane arakomeza nkutura bukwizerwa umve impamvu ntabwo ari benzi mwe impamvu message ari mbere kandi ndashaka kumvisha uburyo message ari mbi uyu muntu nta kintu na kimwe avuze kijyanye n'inshingano za mushimire adakora neza ngo akinenge sibyo we icyo avuze ababajwe nuko sibyo tumuvuzeho ibintu akora tugasobanura inshingano akora biramubabaje just gusa ngo simwemera hitaye ku kintu na kimwe niba atamwemera bigumanye ibyo byitwa nk'ibintu byicare cyane buriya iyo ugiye kunenga umuntu murayose cyangwa umupira wacu muri rusange umupira wacu wa mu Rwanda iyo ugiye kunenga umuntu rwica byinshi iyo ugiye kunenga umuntu jya umunenga mu nshingano afite ahari unatanga impamvu kugiraho ingaruka uvuga utakwiriye kuva muri uyu mwanya kuko nk'ibi twari tuvuze ngo nabyo turabigeraho ntabwo ukeneye kutemera umuntu umwanya w'ibyo akora turabona nta masoko yinjiza utangiye kubyumva basi ntabwo ukeneye kutemera umuntu nk'umuntu kuko imessage hari impamvu yisoro mukanda babwiye ngo mushimire nk'umuntu ushinzwe ibyo tumaze gusobanura neza na facts sibyo wemere kuvuga ngo ese iyo mishinga ashinzwe kuzana muri reyo arayikora arayizana ayo masoko arayazana azana ahe masoko ese yazaniye Rayon Sports yinjiza amafaranga ngahe twasanga ntayo mucanese twasanga ntayo urumva tukamusesengura icyo gihe turi kumusesengura muri capacité y'ibyabazwa ashinzwe sibyo yego aho turi kujyana yego none niba tutabonye facts z'uko yazanye amafaranga cyangwa atayazanye kwataka personalite nka mushimire Jean Claude nibyo siwe gusa kwataka Tade kwataka Muvunyi kwataka Rwagacono turagera kuri voice note mukanya ntabwo voice note ku majwi mukanya kuki habaho kwataka personalite y'umuntu nkawe ukamwibasira nkawe roho n'umubiri we ukabyataka bitari mu nshinga utavuze mu nshingano abazwa ziri professionnel kazu ibyo bintu ntabwo ari byo umupira ntabwo bikwiye ibyo bintu bikurura urwango bikurura amakimbirane bikurura amacakubiri umupira ujya ugarukira umupira n'inshingano z'umupira hari impamvu usomye iyo message ubwo wenda nibwo butumwa washaka gutanga ariko byumvikanye ariko ngira ngo ntitubitindeho icyo numva ntitubitindeho ikintu Lorenzo avuga nanjye numva areba mu nabwiye ngo siporo n'urukundo ihereyeho ndavuga ngo abantu nagize b'umumaro ntabwo ari umuryango wawe gusa mushimire aritatsa bamugize ati ninde wamwatatse muri personnel ubwo ni ubutumwa busanzwe buje kuri WhatsApp ya Lorenzo aritatse yabaye ari abantu bameze nka mushimire batavuga ariko bameze nka mushimire siporo yacu iri mu rwango wese avuga bake urwango yesi ndebera muri mushimire ndareba n'abandi aritatse yabaye siporo yacu abamo ibintu bimeze nk'iby'amashyaka amashyaka niyo mu bihugu byinshi cyane cyane bya Afurika niyo usanga habamo guterana amagambo rimwe na rimwe ugasanga nta n'ikintu kiza bemera no kuba byumakitse nta kintu kiza leta zikora urumva mwenda kumva ugasanga umuntu niba ahora muzi Juvenal ibyiza yakoze muri Kiyovu hari umutarabibonye yongeye kwigarura ariko hari abantu banga Juvenal ntibabone n'ibyiza yakoze muri Kiyovu nk'abarwanya ikihebe urumva urwango kuva yavamo ntirongera kuba Tadeyo niyo yajya mu matsinda ari usanga yanga Tadeyo none ukibaza se ukunda Rayon Sport ukanga si ubundi niba hari ikiza yakoze giye natanga urugero rwa Juvenal n'uyu munsi abantu bamwanze muri Kiyovu runuka
Juvenal yabuze igikombe inshuro ebyiri arushwa ibitego arushwa na hararushwa ibitego aho naho arushwa inota rimwe ariko uwo muntu waba ukunda Kiyovu kamwanyira iki ariko rwa rwango tuvuga rwa rwango tuvuga nubwo Kiyovu itanga umusaruro ariko Juvenal ntakwiriye kuyobora none iyo Kiyovu yafashe yari Kiyovu ihaganira kutamanuka ahubwo yanaramanutse uwo arifatanya ayikuyeho hano ayizanye amakipe abiri atatu barahangana ibya kabiri tujyane na ariko kuko ngo itatwaye igikombe ku munota wa nyuma abaye umuntu uri kwica Kiyovu rwa rwango bararuzamuye bararukuye ntabwo habona ntabwo habona ngiki kibazo dufite mu mupira wacu rero kiba mu rwango mutaba muri siporo areba mbabwiye ngo ibintu bimeze nk'iby'amashyaka reka abari batangiye kwifuza Jean Fideli akiriho nabo baramwatakaga ariko nyine baramwatakaga ariko uyu munsi kubera ko abajeho ari babi cyane bari hasi ya Jean Fideli bari kuvuga ngo nibura Jean Fideli mwarabyumvishije ubundi kuri stade bari barayivuze benshi ndetse nemereye statement yo kuvuga ngo abajeho niba bicyane hasi ya Jean Fideli byaba ari igitekerezo cyawe ariko suri mu mboni y'abareyo bose kuko ibyo twakira ni kimwe cy'umufana umwe cyangwa abafana bamwe sikabareyo bose babibona reka usesenguye yego urebye ekipe ya Jean Fideli bura mu myaka 4 yaburaga amezi make ngo yuzure ntabwo yatwaye igikombe cya shampiyona pe nesheke kabisa nta muntu utabivuga nesheke kuba atatwaye igikombe cya shampiyona perezida wose yoboye Rayon Sport imyaka 4 natwaye cyane ko babyishije abantu urabona twebwe duhari kibari ikibazo twarabivuze ku maradiyo nanjye ndimo noneho abantu baje ariko yatwayemo igikombe cy'amahoro sibyo na super coupe yatwayemo igikombe cy'amahoro na super coupe Jean Fideli sibyo noneho abamusimbuye rero abamusimbuye urebye ekipe afite uyu munsi dufate wenda iyi sezo era ku ikipe basanze ya Jean Fideli unibuka ibyo batangaje baje ubyibuke neza ubu ni ikipe batekereza ko izakora nibura n'igikombe cy'amahoro n'ibintu twavuze natwe ubwacu noneho baje bagira umupira noneho hanavuga ko bazashyiraho miliyoni 400 batangira ubu nibura ni ikipe babona ko yatwara n'igikombe cy'amahoro Jean Fideli nta kigenda iri hasi ko ya Jean Fideli ahubwo abantu bari none kuki Rayon Sport yagiye hasi ya Jean Fideli umuntu umwe ntashobora kuva mu bantu ngatukisha abantu bose Reyo yari ikwiriye kugaruka mu maboko y'abareyo kandi abo mwagatukisha buretse Reyo yari ikwiriye kugaruka mu maboko y'abareyo sibyo ibyo twavuze mu myaka 3 ishize nine n'uyu munsi nanjye nabisubiramo Reyo yari ikwiriye kuyoborwa nk'uko Jean Fideli yari ayiyoboye yayoboraga ikipe nka kampani ye sibyo Reyo ni association ibarizwamo abafana bose abo hasi aho hejuru ariko nibura ntabwo wabura gushima muri bike yakoze ibyo nshima kuri manda ya Jean Fideli ibyo nshima kuri manda ya Jean Fideli birahari ariko siko Reyo yari ikwiriye kuyoborwa uburyo yayoboragamo Rayon Sport uburyo buhari uyu munsi rero bwari bwo ariko uyiyoboye uyu munsi ashobora kwibeshywaho bibaho ko wakwibeshya ku muntu nawe akayobora nabi noneho no kurushaho ariko ikirimo ni iki sibyo niko nyine bimeze se nyine none se bizaguma gutya nibyo turimo n'impamvu tugorwa kuri radio twongera twavuga ngo abo bamishinga bari hari uyu munsi inama bari kugira Tade sizo bari kwiroha cyane tukabwira abareyo bakavuga ati mukanguke erega ntabwo azabura kuvugwa ni umuntu nk'abandi azavugwa Claude Mushimi azavugwa iyo byagenze neza niwe wa mbere wandika ama message nge sanyandikira se WhatsApp mwereke WhatsApp yanjye ari mu bantu ba mbere bamaga makuru muri Reyo ugira Claude Mushimire nzikwereke yakuvanyeho amaboko no ntabwo yamvanyeho amaboko ntabwo yamvanyeho amaboko ahubwo jewe sinshobora kwemera umuntu unyobya rimwe kabiri gatatu ntabwo ari umuntu mubi ubwo n'ubutumwa umve ko nakwemera na ibyo byo kumbwira ngo ntabwo nkeneye kanyemera ntabwo ari umuntu mubi nabamushuka anyway ikibazo ni mureke tujye mu makuru twinjire mu makuru mureke duhindure sije rwose twavugaga yego nyine umuntu ashobora kwibeshywaho sibyo ariko Rayon Sport ntabwo izajya ihora yibeshya ku bantu wibeshye ku bayobozi batatu bakurikirana nanone ntabwo nyine ari byo hagomba kuboneka ari umuntu uzambwira ngo uburyo umuti ADPR yavuga uti umuti ADPR yabagamo ibibazo ngo birituye ibyareyo ADPR yego ngo abagamo ibibazo by'imiyoborere birituye ibyareyo cyasabye ko RGB nawe igerayo ngo yavuga uti umuti uyu munsi ngo bimeze neza sibyo ngo kuba ikibazo cya ADPR cyarakemutse nibitanga icyizere ko n'icyariyo cyakemurwa kandi burundu kandi bigakomeza simbo n'icyariyo kigeze aha ADPR yageze abareyo bari basabye uribuka message nasomye z'abareyo hano bakomena ntashatse kuvuga amazina baravuga bati rwose Tadeyo niba hari akantu kanyuma asigaje k'icyubahiro nibura gashya cyanyuma yagomba bareyo
nareke kujya kurega Bareyo, nareke kujya kurega Bareyo. Hariyo urubanza rwe Kanyabugabo yamurezemo, ari mu nkiko ari kuburana nawe ngo agiye kurega. ariko ari amafaranga Kanyabugabo azashyirwa arihambira Kanyabugabo azashyirwa yabo byo kuvuga ngo numure y'ukunda ikipe Kanyabugabo yamureze direct rurimo kandi ngo bwageze mu rushinjacyaha ahubwo birimo nyine ageze mu rushinjacyaha bari urubanza rurimo. None nawe ngo ugiye kurega umuntu wakuvuze nta muntu ibi bintu by'ibikangisho nta mu president ibi nabo tubimenyere muri siporo rero ngo kanaka ngo agiye kurega najye kurega nyine ariko se ni ngombwa ko binyura mu itangazamakuru ahubwo dukeneye kuvuga ngo kanaka yareze n'urugero bya kwera iki niki ariko ibi bintu by'ibikangisho ngo hari nagiye kurega reception ya RIB ngo kanaka agiye ibyo nabyo ni nk'ibikangisho reka tuze tubyinjiramo ariko ni binakwiye ibyo ngo kanaka ngo agiye kurega RIB yabaho uko ntaragera kuri station ya RIB urayitinya ntabwo nyitinya ariko sindagira impamvu nimwe nta muntu uraguhamagaza ituma ngira kuri station ya RIB ngiye kurega cyangwa bagiye cyangwa nitabye nta na station ya RIB hari nzahibarizwa. hari inshuti zanjye niyo zibonye hariya Kimihurura bagiye kuhanyura bashaka izindi nzira ya modoka RIB yo ndayitinya ati aho urajya ushaka iki ya modoka RIB yo ndayitinya reka tuza tubyinjiramo birambuye ibyo ni byo abandi bafatwa buri munsi bacuruza urumogi badafite ubwenge ni iby'aba bantu nyine kumva ngo umusifuzi ngagiye kurega ngo perezida w'ikipe muri RIB ntabwo bivugitse nabi cyane umusifuzi yewe ntabwo bibaho aha nizere ko ari kwikinira ataza kujya ubuse Bareyo turatangira nabo ari 1600 ariko Bareyo baraza barahane nta kibazo cyabo kirazira guhendahenda Bareyo ababizi kandi imitima y'ubururu ihita ijyaho imitima y'ubururu yagiye gutukura akantu k'umutuku ndabona kongera Rayon Sport nagwaye umutwe nariko na magripe shoko ari amagripe aba ya gripe kiza iyo gripe kiza ibanza kukumena umutwe nijye ujyanywe na malaria ukumvura nuko amagripe adashobora kunsibya akazi ariko ntabwo ndi ambone sante Abareyo rero muze mu nguyaguye muze mu ngikize umufasha ataremba nyaboneka iyo mitima uko muyohereza niko nshobora kugenda nzamura imbaraga ariko hagati aho Kiyovu na APR bihagaze bite Kiyovu nabonye yarekuye yashyize hanze amatike ntabwo ari 5 noneho yashyizeho 3 niyo make ariko ku munsi wa match azaba ari 5 bashyizeho 3 ariko aziyongeraho 5 ku munsi wa match. Nabonye batangiye kampeni yo kwamaza match Kiyovu irashaka amafaranga niyo yishakira APR gashaka amanota barashaka amafaranga cyane soko bihagaze se cyane APR ashaka amanota ashaka amafaranga sinzi niyo abafana bazaboneka uko bahamagara Kiyovu iheruka gutsinda APR ari hari ingingo yitoza match yaravuzweho byinshi cyane impaka zihanganiye igikombe hari ingingo match irangiye ati nanga abantu bancafuza rwose ngo baravuze ko mu match ngo yayirekuye haravuzwe byinshi Kiyovu kandi niba ndebe ibiciro byose ariko uko Kiyovu ihagaze uyu munsi na APR uko ihagaze match siri ko gatandatu se ko gatandatu saa 9 turavuga imyiteguro yayo ni match mu busanzwe ikomeye n'abafana ba Rayon baba bagomba kureba ariko mu mboni zanjye ndabona ko APR izatwara amanota 3 Kiyovu igatwara amafaranga uko zondi bimeze reka tujye muri Murera ndabona imitima myinshi yaba y'ubururu n'umweru yoza amaso ya Lorenzo ushimire se ko mbona yarubiye mana y'u Rwanda yarakajwe n'iki se kandi yarashaka kurega se yarakajwe n'iki kari yamupostinze amupostinze reka kari yamupostinze yahuje ifoto ye n'iya Tade shimire arimo aravuga ko bigize icyaha bigize icyaha none se Tade wanditseho ngo iki shimire ntagerega ndavuga ngo nuko nitonda ariko ubundi bigize icyaha reka ndebe wanditseho ngo iki rero iri mu maboko meza none ikibazo ari iki ni urutare papa none ikibazo ikosa riri umva kazungu ashobora kukurega urutare papa ashobora kukurega niko rikari yicaye ashobora kukurega kunyega none se none se ngiye gushaka iyo nkuru kuri Insta kuri Instagram ya Rikari mitanyigwaho rwose none se iri mu maboko meza n'urutare papa none se ntabwo ubundi iri mu maboko meza arimo akantu ko kunyega akahise ahubwo ubwo Abareyo benshi bari gushima uburyo Mushimire ayoboranye na Tade
navuze ko ari urutare Bari kubishima. bari kubishima bande babishima ni urutare reka ngusaba akantu. iyi ni sarcasmat Reka it's ngusaba best akantu. Reka ngusaba akantu. none se uba mujye munyumvira Reka ngusaba akantu nk'inshuti yanjye. cyane Lorenzo Mushimire amaze igihe yinubira uburyo umwotsa. aha Sibyo? yego Uretse gato rwose ndashaka kubivuga ibintu ntuje. Mushimire nibyo ni umuntu wo hafi ya Tade, ni n'umuntu ufite komisiyo ashinzwe muri Rayon Sport yashyizweho mu buryo officiel. Afite komisiyo nyine ayoboye yo kwigira imishinga izana amafaranga Rayon Sport, sibyo? Ibintu Mushimire akora muri Rayon hari ibyo afitiye donc competence donc arimo mu buryo officiel. No kuba inshuti na Tade ntabwo byaba ari ikosa, ariko ntabwo yishimira uburyo buri munsi nta kiganiro cyarangira utamuvuze kandi mu buryo bwo kumunyega, mbese nkaho agira inama mbi Tade. nta byiza umuvugaho rwose kubera ko njye mvugana nawe ntabwo ari inshuti yanjye cyane, ariko at least njye mvugana nawe, sibyo? yego rwose amaze gutaka inshuro nk'enye ambwira ati